ukirambika telefone hasi akagerageza gushaka uburyo yayikuramo password kugira ngo yinjire mu mabanga yawe, cyangwa se ni umujura wayikwibye. Iyi application izatuma umubona, ubona ifoto ye, ndetse uzabona n'aho yageragezaga kubikora ari. Ntawe Digital TV, iriba ry'abahanga, isoko y'ubumenyi. Ni karibu ubumenyi, ubushakashatsi n'ubucukumbuzi ku Ntawe Digital TV. Jya muri Play Store udownload application yitwa Catcher, nk'uko muyibona ni kuri yisa, ni kuri imeze. Noneho reka mbereke rero uburyo ikoreshwa. Twestari application nk'uko mubibona hano aho dutangirira hari start setup. Start setup rero icyo gihe tujyamo tukinstalamo iri application yacu, ubundi umuntu wazagerageza kwinjira muri password agerageza guhindagura kugira ngo arebe ko yakwiba, icyo gihe uhita umufata, uramumenya kuko byanze bikunze telefone itanga amakuru. Hano uhita ujya hano, ubwo hano baba baguha inshuro ushobora kuba wayikoresha. Umuntu ugerageje kukwiba inshuro imwe, ebyiri, eshatu, enye, eshanu, uhitamo ku bwa mbere. Niba ushaka kuzabikinisha wese bizakora. Kamera ukayicana hano ikazajya ihora iri on. Noneho niba ushaka ko kamera rero izajya ihora icanye, ubwo nyine nabwo ubikora gutya ukahemeza. Ikindi nanone ugahita ukora next. Nanone niba ushaka ko location izagaragara aho umuntu yarari igihe yageragezaga gukinisha gukura password muri telefone yawe, nayo iyi ukayigira on, iyi location. Noneho warangiza ugakora skip, bakagusaba gushyiramo email. Hitamo email hano uzakoresha. Email ukagendeza bakajya contacting Google, ugategereza nyine igihe biri bwere muri email. Iyo ushaka ko niba ufite email nyinshi bazaguha nyinshi, niba ufite imwe bazaguha imwe, ariko itemo imwe. Reka itemo iya mbere maze kuri OK. Nimara gukora kuri OK, negereze hano ibindi bampa. Ibindi bampaye hano biransaba nanone gukora next, kuko bari kugaragaza ko email nayo yamaze kujyamo. Ugakora next. Wamara gukora next, hano barakubwira enable notification, ni ukuvuga ngo notification nazo ziremerewe gukora hano. Ugahita ukora skip, gaskipinga hano. Nanone haravivuye kuri battery optimization, ugakomeza hano kuri next, bakakubwira activity now, ukemera kuri activity now. Hano barakubwira device activity device admin app. Yes, ugomba kubyemera nyine, activities device admin app, ukemera kuri ahangaha kuri activities device admin app, ni kuri aya magambo y'ubururu. Iyo umaze kuhemeza, bano bahita bakubwira ko ibaye activity. Hano bakakubwira ngo you are all set, birarangiye, byakozwe, ubundi try now. Ubwo rero application yaye gukora icyo kuri nawe igerageza urebe, ushyiremo password ubonye yose, nyuma urebe ibintu iza kugukorera. Nuramuka ushyizemo password ubonye ariyo yose muri kubigerageza, uraza kubona amakuru iri buze kuguha. Ngaya uko bameze, izaguha amakuru arimo amafoto, iguhe igihe byakorewe n'isaha n'itariki, ndetse izanakwereka kuri GPS aho uwo muntu yaraherereye. Bigerageze, ubundi nubona bikunaniye umpamagare cyangwa unyandikire kuri WhatsApp